n'umugore byo ni ngombwa ariko si kano kanya biri muri gahunda sinahakana ngo ntabwo ihari yaza ariko ubu kano kanya ndakira kubanza kwita ku bana banjye uribuka se kuri amagore ari uwisezerano kibi abagore nzabajyamo ikintu kubaza ni wanjye uzabagira ute nzabajyamo ikintu kubagarura iwanjye ariko papa reka tuvugishe nose ngubeshye wenda ngukuri kwicina ko ni kwiza ariko ari giye kutaba kwiza urihanukira iryo jambo rarivuze nose ubwo ngubeshye ikosa nadashobora kuzakora ukongera kubona umugore arenze hano akinjiramo hano ariko uzabajyamo ni ngombwa ariko ngubeshye nubwo ari ngombwa ushatse nyubona bajyamo oya ndi umuntu nabo nabantu ntabwo navuga ati ngo keza nihagaze ngo arebe ibintu byambaye oya hagi ikosa natazakora byo kongera kubona igitsina gore kirenga hano kuri uyu muryango ukinjira mu hano uzagisanga hanze bizabibera hanze nababonye aba mbere bari bangishije none navuze ngo n'urubavu rwajya aho yarangije ubundi se yari yasigaye iki yakuzataha bakanamo ikamba we n'umuhungu we bakakubita imbwa bagapata muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp bayi ikaze bakunzi bacu mwese mutukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundira kandi nizere ko meze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment inama zanyu zifasha benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi twasuye Papa Uwase yirukanye umugore navuze ntereka nze kumusura mu rugo tuganire nawe twumve se kwirukana umugore mu rugo akarubamo wenyine n'abana agatesha abana nyina umwanzuro uburyo yawufashe sagiye gushaka undi mugore ngiye sinzi ukuntu wenda nshaka kuba narabitekereje nabe ariko nge natekereje ko wenda yaba agiye kwishakira undi mugore bebe bitese kagiye kurera navuze ni rero reka musure tuganire nawe twumve umwanzuro yafashe imigabo n'imigambi afite gahunda y'ubuzima afite muri ubu buzima butarimo umudamu we uko byifashe Mama Uwase Papa Uwase tuguhaye ikaze murakoze cyane turashima Imana turakomeye nta mutima mubi umeze uteze nkuko ubibona nkuko ubibonera hanze niko ndi kubibona ndabona nyine nta ribi nta mutima umwana ko wamurakaje by'abana sura biteze ngaya ngo kwarake waze gusuzanya abakobwa bagira amahane cyane sinzi amakuru y'iminsi Papa Uwase amakuru turakomeye turashima Imana pe nta mutima mubi uramenyereye kumenyera byo ni ngombwa ibibazo byaje bisaba kuba munini kurusha ikibazo pepe n'umukobwa n'uwawe ana karakaye ni wamenye ibyakarakaje niko se njyewe rero n'abantu baravuze bati satubarize Papa Uwase umwanzuro yafashe wo kwirukana umudamu mu rugo agasigarana abana bangana kuriya bimeze bite hano mu rugo byifashe bite nyuma yaho wirukanye umugore batumeze neza nta mutima mubi nizere ko ubibona abona ko nta kibazo gihari pe sibye wenda cyo kuvuga ngo umugore yaragiye asize abana ariko nta kibazo dufite turakomeye turashimira Uwiteka pe hari abantu batekereje ibintu n'ibyo nyine n'undi wese uko yabyibaza batese Papa Uwase ashaka kuzana undi mugore kuba yirukanye Mama Uwase kandi nabyo birashoboka cyane ko ari uburenganzira bwabo hari undi mugore ushaka kuzana hano muri urwo kuko uburyo yamusohoye byihuse
twakeka n'icyo kintu. aho ngaho ntabwo wibeshye. Nibyo urabona mu buzima busanzwe nyine iyo bigenze gutyo wamenyera kubana n'umudamu cyangwa n'umugore bikaba ngombwa bikageraho muba separa, mukaba mubaye separe, umwe akajya iburyo undi cyangwa akajya ibumoso cyangwa umwe agasiga undi bitewe n'ibibazo. Gushaka undi mugore byo ni ngombwa ariko si kano kanya. biri muri gahunda sinahakana ngo ntabwo ihari yaza, ariko ubu kano kanya ndakira kubanza kwita ku bana banjye. uribuka se kuri mugore ari uwisezerano? Uriya mugore kuba ari uwisezerano cyo ntabwo ari cyo kibazo. Kuba ari uwisezerano rero isezerano rega amategeko abereyeho kuyica, kandi nkunda kubivuga sinzi impamvu abantu batajya babyumva. Ariko ntabwo twakayishe tubyitwaza nanone. Iyo habaye impamvu rero ubwo ngubwo nuko ngukubita bigenda. Ko abantu benshi baribaza ati ese azashobora abana iki. Nicyo gitangaje kuko ubundi bavuga ko nta mugabo urera. Ararera ariko nyine biba bigoranye. Ubu nibwo rero bagingiye kubera ko ibintu bitandukanye burya ibyo bavuga atari ko bimeze. Abana ubonye umwana ari ikibazo afite se, si ibyo wenda kuba abonye ibintu bimutunguye kano kanya, ariko nta kibazo kimwe. Uraba mwana undi mwana uri munsi y'umutoya uramwoza mugaryama n'abandi ugahaha mugateka. Tumaze kumenyera nta kibazo, turira ku gihe. Akazi se ugakora ute n'abana? Akazi akazi ukuntu gakorwa n'ubundi gakorwa n'ubundi babizi. Natwe abatekinisi dukorera kuri telefone. Ntabwo ati ngo mfite akazi k'ukwezi igihe yatwe turabatekinisiye n'ibintu by'ibiraka. Igihe kiraka kibonetse abana bafite ukuntu mba nabateguye mu rugo ukuntu basigara nta kibazo, basigara n'abandi bana b'abaturanyi mu rugo. Ubu se abana ko nabonye harimo abakuru ku kibazo cy'uko mama badahari, ntabwo bakubaza mama? Abana ntabwo babura kubaza nyina. Ubabwira ngo iki rero? Ko hari ukuntu ababyeyi batandukana nka gutya, usigaranye abana agasigara yangisha abana wagiye. Wowe si cyo kintu ugiye gukora? Ntabwo namera nk'uriya mugore mufata abana bangishe nyina cyangwa mbangishe se wenda n'urugero. Ubabwira ko ari impamvu yagiye nyina se? Impamvu urabona harimo abakuru n'abato. Urumva usobanurira umwana no guhozaho, umujyana gake gake, ntabwo uhita umubwira impamvu, ariko nawe arimo aragenda abona ukuntu ibintu kugenda bihinduka mu rugo. Ikintu cya mbere wita ku mwana cyane, icyagusabye akakibonera ku gihe kugira ngo umwibagize iyo shusho. Ikibi ibyo ashaka iyo atabibonera ku gihe nibwo atangira kubaza mama iki byose akubaza. Nuko nguko abaza na mukuru we, urumva ko yamwitaga mukuru we, yari mukuru we. Nuko nguko byagenze rero. Nyuma yaho bagiye se hari agakuru kabuheruka? Simba shaka no kubyumva. Ariko ntukajumira gutya. Buriya umuntu mwabanye muba mwarabanye. Umuntu mwarabanye mumuranye imyaka hafi 20 none kuba hazamo ikintu cyo gutandukana ntabwo kivuze ko umwanze mujye mutandukana nk'abantu byibura bigize gukundana. Ubu ntuzi ngo babahe, ntuzi ngo acumbitse hehe, nta urumva ke twega abagabo mu buzima busanzwe. Iyo umugabo atandukanye n'umugore cyangwa umugore atandukanye n'umugabo, twega abagabo biratuvuna cyane. Ko nitwe dukunda, nitwe tugira urukundo rwo gukunda. Burya igitsina gore ntabwo gikunda. Urumva? Kubera icyo badakunda? Impamvu badakunda nitwe tubakunda. Akenshi ngiye kuguha nk'urugero, ngubu twaratandukanye turashwana n'ibyo. Ariko na n'ubu ngubu ntabwo biramvamo komutere ngo nibura ngo byibagirwe burundu. Ako nibyo gutangaza we ejo cyangwa ejo bundi abonye undi mugabo gusanga byarangiye. Nawe uteganya gushaka undi mugore nawe bikarangira? Nose mu gihe bitaraba. Mu gihe bitaraba. Ibyo ni uguteganya. Aryo uteganya n'ibintu nibinabe. Ariko mu gihe ngifite abana bato ntabwo nakwihutira guhita nshaka undi mugore. Ariko ikigaragara cyo abagani twe tugira urukundo kurusha abagore. Uravugisha ukuri? Ibyo nabyo waruzi? None abagore nta rukundo bagira. Wabanye n'umugore watagukunda? Gute se? Nyine ntabwo mama wasegeza gukunda? Inshuro nyinshi 100% rya 90%. Kugira ngo byumvire kavuga 100%. Twe igitsina gawe twe tugira urukundo kurusha. Imibare n'ubwambere niwe wa mbere numva nicyo kintu ubwo wenda niba ari byo nabandi batubwira. Nawe uzabikoresha analyse cyangwa uzagira abandi ubaza wumve n'ibyo mvuga atari byo. Niko buri muntu wese bitewe n'uwo wahuya ashobora kumugirira. Oya nta by'amaranga mutima. Tubati na maranga mutima uri kunze cyane. Hanyuma kuvaho mutandukaniye uri kubona kuba mwaratandukanye ari byo
byaguhaye amahoro kurusha uko mwari gukomeza kubana muri kiriya kibazo mukababarirana akakubabarira nako ukamubabarira bikarangira. Ubu nibwo ubona byaguhaye amahoro kurusha uko mwari gukomeza mukibanira mukirengagiza wenda amakosa yaba yarakoze. Amakosa n'ubundi yabaye arakosora. Hanyuma kuba mwaratandukanye gutya tuvuga iyo mubabarira mukongera mukamubabarira nyine ibyo yakoze byose mukabana n'ubu ngubu yagiye mwatandukanye aho wumva ufite amahoro ni hehe? Amahoro aho wumva nyine wanyuzwe n'umwanzuro wafashe ubu nibwo wabonye gutuza amahoro yaje cyangwa n'ubundi nta biraho ngaho nibyo kugira ngo wineze? Ya kuba kano kanya wenda inkovu nayo mfite ku mutima ibaye nkaho yakoze iki yakize, kuko imyaka ishize y'imyaka 20 irenga umuntu yaragukinze ikintu agukinga umujya ati dore bimeze gutya akaguhindura umusazi ukabiki ukirukanka ugatura ubwo ukirukanka ugashakisha ahandi urundi rukundo nabyo bikanga bikaba yale buriya ikibazo cyabaye ntabwo ugihunga ahubwo urongera ukagaruka ukagisanga. Nabonye rero gukomeza kwirukanka rero nadakemura kino kibazo mbona amakosa. Kuri nibwo buryo wagomba kugikemura? Buriya nibwo buryo byagombaga gukemuka. Ariko ubundi twari tumenyereye ko ubundi nta mugabo ukirukana umugore. Ubundi umugabo niwe nsigaye mbona ko iki gihe umugabo ari uzinga akagenda. None wewe wahise usohora umugore. Ariko sinzi ukuntu mukunda kwitiranya ibintu. Iyo habonetse ikosa buriya amakosa aratandukanye. Ako nawe wararimo kureba sibyibuka ko nawe yakubabariye. Waramuzengurutse kandi n'ikimenyetso kiragaragara. Kereka mu byari rero hari ibintu mwitiranye. Ugiye kuvuga ko ari tegeko abagabo nta tegeko na rimwe riduhana ridukumira. Imere gushaka umwe babiri batatu bane batanu ubushobozi bwanjye. Ariko wowe umugore ntabwo wemerewe gushaka umugabo. Ushaka umugabo gute kandi umufite? Ariko njye nemeye gushaka wa mbere ngashaka wa kabiri. Ariko nawe uremera ko ariko so wamukoreye. Kosa ariho. Kuba waramuciye inyuma nyine. Keza shora ko ariko ibyo ndikubye naguri kubyumva. Twebwe niko turemwe. Ni itegeko ariko si itegeko ryo kumera gute. Ni itegeko kuva mu ijuru kugera ku isi. Ni itegeko ko umugabo agomba guca inyuma umugore. Oya sinzi uburyo babishize sinzi inyito babyise. Apo dushatse twanabira tukajya tuba twaciye imbere kugira ngo wenda byumvikane neza. Ariko twe na tegeko na rimwe riduhana. Rihana igitsina gore ntabwo rihana igitsina gabo. Kano kanya aho yajya kurega hose akinjira mu nyiko ye ntabwo yantsinda. Ntabwo yantsinda. Nimba narafashe umwana ye nkamurera imyaka irenze 20 nkamurihira ishuri ngakora ibiki byose nyuma nkanijisha nkagenda nkagaruka gukomeza kabigira inuza inambara. Ahubwo nge nabonaga ikiza buriya wenda buri muntu nyine nuko bavuga ngo umusonga undi nukubuza gusinzira, ariko biriya bintu byabayeho byari amakosa pe. Ahubwo nge narebye umwana kuntangana kuntu ari mukuru kandi abura umwaka umwe ngo ari mu wa 5 abura umwaka umwe ngasoza secondaire. Nyine hari ibintu bo warakoze bikaba binini ukavuga uti nubundi nagize neza kurerera wenda narerewe undi muntu, ariko byibura uwo nareze arakuze amaze kuba mukuru. Byibura mwana yarageze aho nawe akwitura nka papa we yararangije kwiga agiye gushaka akazi ashaka kuzabona akazi keza nakavuga ati data papa wandeze nubwo atari data ariko yarandeze ntangire kamwiture. Urumva ibintu byose wamukoreye akiri muto ubitesheje agaciro kubera ko umuhambirije na mama we, kandi nyamara cyari cyo gihe kiza cyo kugira ngo kwiture nka papa wamureze kuko wamureze nyine kubyiza wamukoreye. None igihe yakakwituye uganjijwe n'umujinya uramuhambirije na nyine. Kiye nako ariko mukombe. Iyo wihangana ko ugire neza nyine ukayisanga imbere. Abana wareze wakushije byarangiye katagusubiza ibyo wamureresheje. Abana ntabwo ari business. Ndabizi. Niba uravuga ati namushoye w'ibingibi nagera imbere nanjye zakora iki, oya n'uwo wabyaye mukorera ibishoboka byose ukamurira ishuri ugakora ibiki byose ntabwo utegereje ko azakwitura. Ndabizi. Mu gihe rero papa we yabonetse rero agakwiriye ko uwo mwana n'amahirwe akagenda agasanga se, ariko umudamu urabimubwira ntabyumva. Ngiye ku giti cyanjye ngewe nakosa mfite. Oya ntaryo. Kuko nafashe umwana nawe mukora iki mu burenganzira bwo kujya kureba nde ngura na se wamubyaye. Ise nawe aramushaka umwana yego, ariko se umuntu ushaka umwana ari uko akuze ataramushatse ari mutoya
mama wase ko twaganiriye nawe akambwira ati nta hantu mfite ho kujya atubunda uriya mugabo nawe afite undi mugore ntabwo navuga ngo ngiye gucumbikayo cyangwa njyanye y'umwana kubizi bamuka nyine urebye ibibazo byamubanye byinshi pe simubeshye undi maze kugira umwana ungana kuriya ukumva maze kugira umwana ungana kuriya ubizi neza ko atari umwana wawe ukumva ejo n'ejo bundi yazagufata amashingo akakunika uravuga ati apu ibi ntabwo ari data we ngo yibona mu yabikora se ababuri cyetse urwanye na mama wenda yaza gukiza arumva ni akiza gute aza gukiza gute hamba narakundaniye na nyina ntabwo yari ahari ibi byose rero urabireba ukabyirinda mbere nabyo umudamu ahitemo ibintu bibiri arekura umwana agiye kwasi ibyo nakoze byose nta kibazo nta kintu nishuza nageze ngana beti nta kintu nishuza noneho ko mbere nambye ati none ndashaka iki indezo zose nakoze mbona ako gaciro ntabwo bakansubiza ibyo namutanzeho ni byinshi ntibabibona ndabati none rekura umwana agiye kwase ibintu ni bibiri rekura umwana agiye kwase dusigarane yahisemo umwanzuro wo gukora iki wo gufunga umutwe nambye ati genda ikintu yambwiye cya gihe wa munsi ufunga inzu ukagenda arambwiye ati byibura niyaduha imperekeza yavugaga nyine ubushobozi nyine urumva vuga ati niyampa n'amafaranga byibura makeya ureba ko nabona naho nakodesha akazu tukikingamo urumva wirukanye umuntu nta mperekeza nta tike ntaho kujya ukumva ko nanone nawe ibintu wakoze nyine rwa rwango handi wanga umuntu ukumva nta n'imubuki mufitiye imuwe nazo na santi ibyo uvuga ni ukuri ibyo uvuga ni byo ukibagirwa ko mwana banye mwigeze ugakaraba ubwiza bwe bwose n'ibyiza byose yakoze hejuru ikintu gito cyane bitabiba zero urumva rero biragoranye cyane gusa icyo nakwisabira uzaba uretse gushaka kujya mu bandi bagore kubera ko ntago wenda mbigutegetse kuko uri umuntu mukuru n'ufite abagore urumva abagore na kandi bura n'umugabo utandukanye n'umugore dore abandi bagore basigara bameze ngo ikibi abagore nzabajyamo ikibi nuko bazana iwanjye uzabagira ute nzabajyamo ikibi nuko bagarura iwanjye ariko papa reka tuvugishe nose ngubeshye wenda ngo ukuri kwicina ko ni kwiza ariko ari igiye kutaba kwiza urihanukira iryo jambo rarivuze nose ubwo ngubeshye ikosa nadashobora kuzakunda ukongera kubona umugore arenze hano akinjiramo hano ariko uzabajyamo ni ngombwa ariko nubwo ari ngombwa ushatse ntibona bajyamo oya ndi umuntu nabo n'abantu ntabwo navuga ati ngo keza nihagaze ngo arebe ibintu byambaye oya ahubwo ikosa natazakora byo kongera kubona igitsina gore kirenga hano kuri uyu muryango ukinjiramo hano uzajya ugisanga hanze bizabibera hanze n'ababonye abo mbere bari bangishije none navuze ngo ni urubavu rwajya aho yarangije ubundi se yari yasigaye iki kuzataha bakanamo ikamba we n'umuhungu we bagakubita imbwa bagapotoka byose rero tubireba kare n'ubujyamo se ukabyara abandi hanze kubyara kandi ubyara nizo nyungu zanjye hakuze kubyara bikubereye izihe nyungu hari aho bagurisha nose kubyara urumva ari igihombo kuri njye ndamutse mbyaye undi mwana ni inyungu kuri njyewe njyewe sinjya numva kuko n'umuryango mba ndimo kwagura umuryango jika yawe njyewe ibintu buvuga sinjya mbyumva oya ntabwo wabyumva kano kanya gusa ikindi gihe uramutse uje ugasanga nicaranye n'undi mwana muto abo bana bose uri kubyara niko uzabona ubushobozi bwo kubarira urumva kubyara ni umugisha ariko hari igihe wongera ubushobozi urumva ko depanse ya nyina yavuyeho depanse ya nyina kuva yavuyeho iyo ntahagaye bari abana nyina yagarukira abana nimba namumenyeraga uwo mwenda nkamenyera hanyuma uwo mubyaranye se we ntuzaba agiye mu nshingano nawe uriya mu kubyara ntabwo tuvuze ngo tuzabyarana agaruke hano muri iyi nzu nawe oya muzabyarana gumaho ngira ibyo nzamumenyera gutyo cyakora nutinya shaka papa wase nuko yesu nutinya n'ibibazo abagore nzabajyamo ibibazo se wabihungira ariko wamugani se umubiri wawe ntukora ntiwareka kubajyamo wamugani ntawamenya gusa njyewe icyo nabaraga ubwo nari ngarutse ngira ngo wenda hari agatima musigaranye ariko ndabona ntako ya mutima wo nimba yanagutumye wenda njya mbara muvugana sinzi mba munavugana simbizi cyarego twese turi ababyeyi n'undi byamubaho ujye umugira n'inama buriya sinzi akuguzi gusenya ungana kuriya utavuga ngo usubiye n'iwanyu udafite n'iwanyu utanavuga ngo ngiye kwa mukuru ntabwo yoroshye n'umubone kuriya ariko ntabwo
ugeze ubona kiriya gihe hari ikintu yakoze ntukazi ko yari ari mu mafuti. ko yarana yarimo n'ibyo yari gusakuza wasakuza mu kibazo irenga uhisha ikintu none hari ukubeshya umuntu ariko kubeshya umuntu azi ukuri kose. Nibura nkavuga ati wenda kubera ko namukunze cyane nibura azicara hasi atekereze. Abagore bose ni bamwe nawe ntakari bamwe ni bamwe bo ibigaragaye ako kanya nibyo bo bakira iby'ejo ntabwo babitekereza. ntabwo bivuze ngo ntabwo tureba ahazaza ntabwo haba kuri mwebwe. tureba imbere yacu mwebwe mwifatira perezida gusa ibyo mubonye ako kanya nibyo mufata. Uzi ko abagore dufatanye nk'abantu batagira ubwenge. Simvuze ngo nta bwenge mugira, ahazaza ntabwo muhagira. Tubara bukeye ntabwo mubara buke, ubwenge murabufite muranabukontorora, ariko hazaza ntabwo mujya muhareba. Kuki se ubundi mutahareba? Tureba imbere yacu, tureba hafi. Mureba hafi gutyo. Kweri iki mutareba ahazaza, kuki mutajya muhatekereza? Mujye muhadutekerereza nyine. Baravuga ngo umugore ni umutima, umugabo akaba ubwonko. Urakoze cyane. Munzire ko yise wigisubizo. Ntabwo umutima utekereza rero. Wakira ibyo ukoze iki uhawe. Niyo mpamvu muri ibi byose murabivanga. Wowe wabivanguye, warabivanguye. Urabona nadatuje natameze neza. Sabana ko badakoma baryamye abana bari kuri discipline. Abana basuye kuri discipline ya papa. Abizi yo papa hari. Ngera kiri hano bumvaga sinzi ukubisundi nyirgosa. Nubundi baraki. None sima mubwira ko ubwo wabahaye babashyize ku nkoni bategeka kwicara mwibye mwicara hano ntazi bashitse mujye mwi. Abana bafite igihe cyo kuganira, ntabwo abantu bakuru nimba baje ngo abana nabo bahite batangira kuza. Sibye kara gakobwa warubonye kare kaje karakankunda kubi. Ubumbara kakubonye kakabona gatakuzi kakagira isoni kagasubirayo nuko. Papa wase rero mangayo nguko nyine ubwo. Ariko ntago twakifuje ko byazarangira gutya, twakifuje ko igihe kimwe byazongera bikagenda neza tukazagaruka tuje kubasura mwembi mwarasubiranye. Akisubiraho se? Erega nubundi irayisubiyeho. Oya ntago byakunda. Bura byararangiye ubundi iyo wasohotse uba wasohotse. Iwanjye usohotse ntago bisubiza ko winjiye. Iyo usohotse ubusotse. Papa se kanaye. Bisohotse ubusohotse ariko hari n'igihe usohoka ukongera ukazongera ukinjira iyo bibaye ngombwa. Nari nje kukureba rero, hari ijambo basize wabwira mama wase? Ariko wagira ngo yagutumye. Kiri bumubwire wowe cyangwa naye nagira uko abyumva. Ndahari, ndashimya Uwiteka. We yarazi ko kubaho kwanjye ari kubera we. Ko urabona ndakomeye, abaye bogari nta kibazo mfite. Yita ku bana banjye. Nuko yarazi ko nagenda nzicwa n'agahinda icyo ya. Ubu ni ugafite. We yakagira ni ngombwa kuko atakaje ibintu byinshi cyane. Kubura umugabo nkanjye, gukora inshingano zose zo mu rugo, menya urugo, menya abana, wumva yarahombye. Reka ngusezere rero nitahire, ndumva nta gihinduka nta n'ikivaho. Reka dusoreze hano, nje kureba papa wase ngo twumve niba hari kundi kuntu ya inkoni zamba, ariko nyine murumva ko imyanzuro ye ibikakaye.